wemerewe kuba inshuti y'Imana udaciye mu muntu. Ikintu kibabaje nuko muri iki kinyejana hari abana b'Imana benshi bagitekereza ko kugira ngo basenga uko baca mu muntu. Imana yifuza ko mwakwisabanira wowe nayo, nta handi hantu muciye, bikaba ubusabane buhoraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Burya iyo waciye mu muntu, uriya muntu niwe urimo gusabana n'Imana, ntabwo aba ari wowe. Haleluya. Data yifuza ko muhora musabana muvugana umunsi ku wundi. Imana yifuza cyane ko tuyimenya bya hafi. Vuga ngo bya hafi. Bya hafi we. Tudakora uko tugeze mu rusengero, tudakora uko umunsi w'icyumweru wageze. Bya hafi. Uhinge murimo guhingana, ucuruza imineke murimo kubikorana, ucuruza itomati murimo kubikorana, ubutetse mu gikoni murimo kubikorana. Ibyo nibyo Data ashaka. Haleluya. Ugende kwa kundi ufite ubwoba bw'ubuzima ariko muri inshuti, ugenda umubwira ngo Data nubwo turimo tujya muri ibi bintu ariko sinzi uko bizagenda. Ubwo nibwo bushuti yifuza. Haleluya. Yesu ashimwe. Tekereza ko Paulo na Yesu bagiranye ubucuti, bikaba ngombwa ko Yesu avuga ati mva nakoze igaburo ryera Paulo adahari. Ayiwe, hari umuntu unyumva? Haleluya. Yesu akavuga ati nakoze igaburo ryera Paulo adahari, kandi nubwira ubukomeye ngomba kumusobanura kugira ngo azagendane nanjye tubiziranyeho. Yesu akaza akabigena akabyereka Paulo. Nugira ubucuti n'Imana, Imana izaguhishurira ibintu itabwira abantu bose. Haleluya. Tuzasoma verse imwe twebwe dukuremo kamwe, wowe kuremo ibintu 100 kuko ufitanye n'Imana ubucuti. Amabanga ye ahishurira abamubereye inshuti. Haleluya. Muze tudevelope ubucuti n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Ibintu bidufasha guhinduka inkoramutima z'Imana, icyambere no guhora uganira nayo. Dusohoke mu masengesho y'idini. Haleluya. Ni byiza twaje hano gusengera hamwe, ni byiza pe, ntabwo ari bibi. Ariko mu buzima bwawe bwa buri munsi niho utinda. None se mu rusengero niho dutinda? None se ku musozi twagiye amasengesho niho dutinda? Mu buzima bwa buri munsi niho dutinda. Ntetse ndimo sasa nkoropa, uri mucuruza niho tumara amasaha menshi, uri mu ishuri niho umara amasaha menshi. Arifuza ko mwaganira mu buryo buhoraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Ukamuganiriza buri munsi kandi ukabimubwira nk'uko byiyumvamo. Nkunda ko atadusaba formule ngo basenga bate ngo bigenda biti. Haleluya. Iyo wahuye n'inshuti yawe hari umuntu ukubwira ngo here kuri iki ngiki, ngo here cyagiye muto bakondo, ngo ukurikizeho cyagiye mwigana muri primaire. Hari umuntu ubabwira uko bitondekana. Ubucuti butuma ikiganiro kigira uko kigenda kandi kikaryoha. Ubucuti dufitanye na Data bujya bituma umubwira wisanzuye. Haleluya. Umubwiza ukuri, umubwira uti Data kwavuze kutungana inyoni zo mu kirere, none nkaba mburaye, ubu bimeze bite? Ese kuburara kwanjye hari icyo kuzigisha abandi? Ese Data hari icyo kukumariye? Ubu ntago wamubuhamya butarimo kuburara. Ukabimubwira. Haleluya. Kabiri, kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Uranyumva nshuti z'Imana? Icyambere cyari guhora uganira nayo. Icya kabiri no kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Hari igihe umuntu atekereza ku Mana iyo umunsi wo gusenga wageze. Muso amateraniro akaba aribwo atekereza ku Mana, cyangwa akayitekereza wageze mu rusengero. Hari n'igihe umuntu aba mu rusengero ariko ntatekereze ku Mana, akitekerezaho. Imana yacu tugire neza. Kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Ubundi buryo bwo kubaka ubucuti n'Imana ni ugutekereza ijambo ryayo kenshi ku munsi. Ibyo nibyo bita kuza kwa kundi ihene oya nayiruza, ariko kwa kundi inka yuza nihe niruza. Ijambo ry'Imana ukaba waryumvisha nguku ariko wagenda mu nzira uryuza, ukaryama uryuza. Umuti wundi w'amaganya ni ibi ngibi. Haleluya. Amaganya muza yariyo ni handi ufite ikibazo ukagitekerezaho mu gitondo, ukagitekerezaho buri mwanya, ukabura ahantu abantu bazingura hari ariko urimo kugitekerezaho, utekereza uburyo wagowe, utekereza uburyo bakurenganyije, utekereza uburyo bakubeshyeye, ukuza ikibazo, kuza mwambyumvise? Kucyuza. Bibiliya n'Imana bitugira inama yo kuza ijambo ry'Imana, kumedita ku ijambo ry'Imana. Iyo utekereje ku kibazo kuza, birangiza warwaye umutwe, birangiza wibagiye imbaraga z'Imana gukomera kwayo, birangiza wumva uvuga ati ninjye muntu wagowe ku isi kuruta abantu bose. Haleluya. Ubwo rero ushobora kugira umwanya wo gutekereza ku kibazo ukakimaraho isaha, ukakimaraho abiri, ukakimaraho ijoro. Imana idutabare. Haleluya. Abajya barara nijoro batekereza ku kintu bukarinda buke batagohetse. Uburyo birashoboka ko wabisimbura ugatekereza ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Urugero, niba bagiye kunyirukana mu nzu,
ha gutekereza avuga ngo Mana ubuzima bizagenda bite ubu koko, ariko Mana nishoro nagukoreye, ariko Mana niba umpembye, ariko Mana nukugenza koko abantu, ariko Mana ubu amafaranga azava he, ariko Mana ubu bizagenda bite. Ushobora kuvuga ngo ariko Mana namenye neza kubesha mu mazi batagira shinge na rugero. Haleluya. Mana ubwo inyoni wemera ko zigira ibyari zikagira aho zitaha, ndabihamya ko nanjye wangeneye aho ngomba kuba. Sinzi uko bigenza no kubikora, ariko ndakwizeye. Haleluya. Mana ubwo wavuze ngo imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, Mana ndabihamya ko utamburira inzu. Ese umuntu witonda akabara umusatsi wawe ayobe ko ukwiye kurara mu nzu, ayobe se kutari inyoni, ayobe se kutari igisimba ngo urare mu ishyamba. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuti wo gutuma dukomeza kuba inshuti z'Imana no kuticwa n'amaganya y'iyi si ni ugufata ibibazo byose bifashe ku buzima bwawe ugashakira ikibivuguruza muri Bibiliya ukagishaka ukabukizi. Haleluya. Hanyuma akaba ari cyo umeditaho. Imana yacu itugirire neza. Igituma Imana yafataga Yobu na Dawidi nk'inshuti magara nuko bakundaga ijambo ryayo kuruta ibindi byose kandi bakaritekerezaho kenshi mu munsi. Witeguye kuba wahindura ubuzima bwawe ukinjiza Imana mu tudetaye twose tukugize? Mugiye kubikora muzabona impinduka mu buzima bwanyu kandi muzagira ubuzima bwa gikristo bunezerewe. Ibindi bikuraho ya masengesho tujya dupanga y'iminsi y'iki, ariko ibingibi biryoshye bifata umwanya bidevelopa ubucuti kuruta. Tekereza umuntu w'inshuti yawe ukunda cyane, mugiye muvugana rimwe mu mwaka ariko mwabipanze gusa, ariko inshuti mwandikirana nta na gahunda, mukavugana mutabanje kubipanga kuko ari inshuti. Imana yacu tugire neza ko muri mu bihe byo gusenga nkuko twasezeranye, nkuko twabisezeranye n'umwuka w'Imana. Haleluya. Hari umuntu urimo gushaka Imana, hari umuntu wumva yayibona ku rutwere yarayibonye. Mwami Imana kumvire kandi asubize gusenga kwawe. Amena. Reka dusome ku munsi wa 10. Haravuga ngo n'umutima wo kuramya. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13 haravuga ngo mwitange mwihimana muyiyegurire rwose kugira ngo mukoreshwe ibyo gukiranuka. Mwitange mwihimana. Muribuka ko bakoresha version zitandukanye n'izacu. Haleluya. Ntibitujijishe. Twitange twihimana tuyiyegurire rwose kugira ngo dukoreshwe ibyo gukiranuka. Dushingiye kuri uyu murongo biragaragara ko umuntu atabona imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka atihaye Imana wese. Haleluya. Kwihimana kwacu tukayiha mu buryo bwose ntako twishigarije bitwongera imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Umutima wo kuramya Imana ni ukwitanga. Kwitanga baravuze ngo ni ijambo abantu benshi banga, baryanga nkuko banga kuganduka. Impamvu babyanga si ikindi nuko bisaba nkaho umuntu abaye munsi y'ubundi butware cyangwa y'ubundi buyobozi. Murabyumva shiti z'Imana? Mu bantu twese twaremwe nta muntu n'umwe udakunda kwigenga. Nkunda kuba nakora ibyo nshaka, nta muntu umbwira ngo wigire utya, nta muntu umbwira ngo hinduraho ibi ngibi. Namwe uko mumeze? Siko mumeze? Niko ikiremwa muntu giteye. Haleluya. Ariko yatubwiye umukozi w'Imana ariko warendwe umutima wo kuramya Imana ni ukwitanga. Ni ijambo abantu benshi banga, baryanga kimwe n'iryo kuganduka. Ni ukuvuga ngo yombi yemera kuganzwa cyangwa se gutegekwa n'ubundi butware hejuru yawe. Niyo mpamvu ataryohera umuntu. Ndetse yarakomeza aravuga ngo kandi nta muntu ukunda kuba inganzwa. Yesu ashimwe. Hari umuntu wakunda kuba inganzwa? Bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umugabo iyo agendana n'umugore amwumvira cyane ngo yabaye inganzwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko twese dukwiye kuba inganzwa kuri Kristo. Haleluya. Yavuga tukumvira, yadusaba tukemera tutagishije impaka, kandi at the end cyangwa ku iherezo nitwe tubyungukiramo. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe Imana yagusaba gukora utazungukiramo. Haleluya. Ibyo gusaba kureka, ibyo gusaba kwitaho cyane kuruta ibindi byose ku iherezo ni wowe byungura. Bitwungura muri none bikazatwungura no hirya y'ubu buzima. Yesu ashimwe. Mu muco w'iki gihe ukunda kurushanwa no guhangana, twigishijwe ko tutagomba kwemera gutsindwa cyangwa kwegura. Niyo mpamvu utumva kenshi abantu bavuga ibyo kwitanga. Niba gutsinda ari ryo shema kuri bose, kwitanga bimeze nk'ikimwaro. No kuvuga ngo ni handi uzamuna amaboko bavuga ngo ndatsinzwe. Akenshi rero twahitamo kumva amagambo nko kuba abambere, gutsinda, kunesha, kugira ibyo twigarurira, aho kumva kuganzwa cyangwa se gutegekwa, kuganduka, kumvira no kwitanga. Nyamara kwiha Imana ni wo mutima wo kuramya. Umutima wo kuramya ni umutima wavuze ngo Mana uko bishaka
aba ariko biba. Haleluya. Mbibutse ko akenshi kuko Imana yo ireba itangiriro ikamenya n'iherezo, twebwe dusaba guca bugufi ku kintu runaka, kwemera ikintu runaka, iba yamaze kubona iherezo. Ariko twebwe ko tutareba iherezo, tuba tuburana n'ibyaka kanya gusa. Yesu ashimwe. Yadusaba kumvira mu kintu runaka tukajyaho tukaburana kuko tutazi iherezo ry'ibyiza tuzakuramo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kwiha Imana niwo mutima wo kuramya, nicyo gisubizo gikwiriye ku rukundo n'imbabazi Imana yatugiriye. Impamvu dukwiriye kwiha Imana no kuyumvira rwose ni ukwibuka imbabazi n'urukundo yadukunze. Haleluya. Yakomeje avuga ko tudakwiriye kubiterwa n'ubwoba n'agahato. Iyo umuntu yumviye Imana kubera ubwoba n'agahato, abimaramo igihe gitoya kandi biramubihira. Yesu ashimwe. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Muzi impamvu abakristo bagengwa n'amategeko uzasanga barabihiwe mu maso yabo, bicara baca imanza bacunga bishe ayo mategeko kubera ko bukumvira Imana kwabo gushingiye ku mategeko no gutinya Imana, ntago bishingiye mu rukundo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ariko twebwe dukwiriye kugira umutima uramya no kwiha Imana bishingiye mu kwibuka imbabazi Imana yatugiriye, mu kwibuka urukundo dukunda. Haleluya. Iyo nibutse urukundo Imana yankunze n'imbabazi yangiriye nta ruwo kubabarirwa, bituma mbasha kuyumvira binyoroheye. Haleluya. Haleluya. Iby'isaba mbikora binyoroheye bidashingiye mu itegeko. Mana yacu tugirire neza. Ku rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 12 umurongo wa mbere haravuga ngo muri verse bakoresheje ngo nuko bene data kubw'imbabazi z'Imana zitarondoreka. Ese waruzi ko zitarondoreka? Ni nyinshi cyane ntago zibarika. Njyewe uyunjeho ukankosereza rimwe kabiri, iyo ugarutse ndakubwira ngo ariko suzajya uhora unsaba imbabazi. Mwebwe ntago mujya mubisubiza. Ariko iza data ntabwo zirondoreka. Haleluya. Niyo mpamvu isi itari yasama ngo ikumire, niyo mpamvu itari yasama ngo imire na za ntege nkeya zanjye zose na za zindi zawe zose, kuko imbabazi ze zitarondoreka. Mwiyegurira Imana nk'ibitambo bizima bitangiwe kuyikorera no kuyinezeza. Uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ya magambo tumenyereye muri Bibiliya yaravuga ngo kwiha Imana nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Haleluya. Kuramya kukuri ni ukuvuga kunezeza Imana, biboneka iyo witanze utizigamye ukiha Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwari muzi ko abantu benshi, abana b'Imana benshi, abakristo benshi ni ukuri bihaye Imana, ariko ntago bayihaye batizigamye. Hari agace kamwe baba bigengaho. Haleluya. Ikikubwira ko ufite agace wigengaho nuko hari agace kamwe gasigara kadakora iby'Imana ishaka. Ako ngako buryo bukigengaho 100%. Hari umuntu unyumva? Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Icyo gikorwa rero cyo gutanga ubuzima bwawe kifite amagambo menshi, kitirirwa kwiyegurira Imana, kwakira Yesu nk'umwami wawe, kwikorera umusaraba ukamukurikira, gupfa kuri kamere, kumvira umwuka. Icyangombwa sayo mazina yose, ahubwo icyangombwa nuko wabaho ubwo buzima bwo kwiha Imana nta kintu na kimwe wisigarije inyuma. Haleluya. Mbibutse ko kwiha Imana muri ubu buryo bidasaba ko tubanza kubyumva byose. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yasabye Abrahamu kumukurikira mu gihugu atazi, hanyuma Abrahamu arahaguruka baragenda. Biriya ni ukwiha Imana ku rwego rurenze. Nta busobanuro Imana yamuhaye, ntazi neza igihugu agiyemo, ntazi neza nuko bizagenda. Yesu ashimwe cyane. Ibi mvuga sinimo kuvuga kuva mu gihugu cy'u Rwanda ngo ujye gutura i Burundi cyangwa ujye gutura muri Kongo. Ndimo ndavuga mu rugendo rwo kumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uretse ko bishobora no kuba ngombwa ko Imana igusaba kuva ahantu ikajya ahandi hantu, ariko ni ngombwa kuba wabimenye neza ko ari Imana yabivuze, kuko ibi ngibi nabyo bibamo gushukana kwinshi. Imana yacu tugire neza. Hari inzitizi 3 zitubuza kwiha Imana mu buryo bwuzuye. Inzitizi ya mbere ni ubwoba. Inzitizi ya kabiri ni ukwiyemera. Inzitizi ya gatatu ni ukudasobanukirwa. Haleluya. Izi nzitizi zitubuza kwiha Imana bavuzemo iya mbere ko ari ubwoba. Impamvu abantu bagira ubwoba bwo kwiha Imana baba batekereza ko hari iby'isi bazahomba, kandi bagagira ubwoba ko batazanabishobora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uzasanga umuntu akubwira ati njyewe ntago naza muri ibyo bintu by'abarokore kuko sinareka inzoga. Undi akazabwira ati njye ntago naza muri ibyo bintu by'abarokore, none se nabaho gute? Nuvuga ngo mu mibereho ye harimo uburyo abonamo amafaranga mu buryo bw'amanyanga, akumva atabirekura. Akavuga ngo njye ntago nakizwa abitewe n'ubwoba bw'ubuzima bw'uko atabibasha. Imana yacu dutabare. Haleluya. Undi akabazi neza umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwe n'iby'Imana yavuganye nawe, ariko akanga kugira icyo arekura. Akavuga ati ninkirekura se imibereho izagenda gute?
nidushira ubwoba. Haleluya. Uduhamagara no kwizerwa, kandi ubuzima bwawe n'ubwanjye aba ufite mu kiganza cye gutya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo ikindi ndi nzitizi ni ukwiyemera. Yesu ashimwe. Wari wagera ahantu mu bantu bameze nk'abanyabwenge, wenda bafite n'amafaranga menshi kukurusha, ukagira isoni zo kuba witwa umurokore? Ntabwo birababaho. Ukumva kuba uri umukristo biguteye nk'ikimwaro, kuko bafite iby'isi bigaragara, bafite n'ubwenge bugaragara, bafite n'amafaranga, kandi babifitiye mu manyanga no mu byaha. Ukumva useye nk'aho ugize isoni z'Imana yawe. Uzi ikiba kibitera? Ni ukwiyemera. Turireba tukumva ntitugeze ku kigero twashakaga kugeraho kidutera ya fierté na rya shema, kakantu ko kwiyemera, ukumva ufite ikimwaro cyo kuba wakurikira Imana 100%. Yesu ashimwe. Cyangwa se wari wicarana n'abantu banyega ibintu byo gukurikira Imana, bakamenyega kandi apana abantu bapfa guhura amagura amagambo, kuko hariho abantu b'abanyabwenge bavuga ibintu mu murongo w'ubwenge bw'isi, bifite logique, bashobora gusobanura neza ko Imana itariho, ko ibyo bintu ari fake, ko ibyo bintu se ni bande byateje imbere, ukumva uno wimwaye. Imana yacu dutabare. Haleluya. Ikindi kintu ni ukudasobanukirwa. Imana yacu dutabare. Kudasobanukirwa ubugari bw'Imana no kugukomera kw'Imana n'urukundo Imana idukunda bituma tutayiha 100%. Tuyiha na reserve. Wumva wasigarana akantu ko kukwirindira, ukavuga ataharaho ntantabara, aka kantu kakayira niciriye kazantabara, kubwo kudasobanukirwa. Haleluya. Ariko Imana yacu ni nziza. Izi bya none ikamenya ibyiherezo, kandi wowe uzi bya none gusa n'ibyamaze kuba, nabyo ntubizi byose, tuziho agace. Ariko tukananirwa kwizera uzi byose, udafite itangiriro n'iherezo, wahozeho utararemwe, kumwizera bikatugora. Imana yacu dutabare. Haleluya. Ntabwo twumva neza urugero Imana idukunda, dushaka kuba ari twe tugenga ubuzima bwacu, kandi ntitwumva neza kwitanga icyo bivuga, kuko tutazi urugero Imana idukundamo, ntabwo tubasha kuyirekurira. Ni nk'uko akana k'akabebe gatoya k'amezi 2 gashobora kubwira mama wakagafashe neza, kakabwira mama ngo mama ndekura utanta hasi, ndabona amaboko yawe adafite imbaraga zo kumfata. Murabizi uburyo umubyeyi afata umwana we. Sinzi ku mubyeyi wenda wasinze, ariko umubyeyi ubwe ntago yapfa kurekura umwana we ngo atakare hasi. Uruhinja wenda gakuze gatangiye kugira imbaraga kakwiyaka kakirukanka, ariko umubyeyi witaye ku mwana we ntago yapfa kurekura akabebe ke k'amezi 2. Sibyo nshuti z'Imana? Aragafashe na keya ihagije, niko data dufashe. Ariko mviye twananiwe kumwizera, tuba tumeze nka kakabebe karimo kabwira ngo mama ngo ndekura, ninjye uzi kwigenza. Akabebe k'amezi 2 karimo kabwira mama ngo ndekura nigenze, ndashaka kwigenga, ndashaka kwinjiza mu masezerano, ndashaka kubikora vuba nkabyitungira vuba, si ngombwa ngo mfate. Oh haleluya. Nyamara aratubundikiye, mu maboko ye harimo umutekano uhagije kuruta ko we nanjye twakwigenza. Imana yacu tugire neza. Ese nshobora kwizera Imana? Kwizera bibanziriza kwitanga, kuyiha. Ntushobora kwishyira mu maboko y'Imana niba utarayizera. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo wakwemera ko ari yonyine igusindagiza, iguterura igihe cyose utarayizera, kandi ntushobora kuyizera utarayimenya neza. Ubwoba butubuza kwitanga, ariko urukundo rutunganijwe rumara ubwoba. Haleluya. Uko ugenda urushaho kumenya urukundo Imana igukunda, biroroha kuyiyegurira. Amen. Uko turushaho kumenya Imana biratworohera kuyiha kurutaho. Haleluya. Umuntu wese utaramenyana n'Imana neza azayiha avec réserve, azayiha yifata. Haleluya. Yaribaje ngo twamenya gute ko Imana idukunda? Yabisubiyemo inshuro nyinshi mu ijambo ry'Imana. Hepfo gatoya ku Baroma 5:8 haravuga ngo Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Mujya mubona uburyo gusiporta abantu badukorera ibyo tutashaka babitugora? Mwebwe mujya mubasha kubihanganira? Umuntu uhora ukora ibintu mu buryo bunyuranye n'ubwo washakaga, mubona ko bigorana kubihanganira? Haleluya. Yesu ashimwe. Abafite abakozi bo mu rugo, uramutse usize umubwiye ngo untekere igitoki, dore nk'ubu ngubu turi muri jene, cyangwa untekere kapotage, wahagera ugasanga wenda yatetse nk'amateke. Mwavuganye yakwikirije ko ari byo ari buteke, cyangwa wamubwiye ko gutekera igikoma, wagera ugasanga yatetse amateke cyangwa se ntiyatetse. Hari umuntu wahita umubwira ngo Yesu ashimwe rwose Imana iguhe umugisha. Haleluya.
byakunda urabanza ukamusomera ukibuka kuri muri jene mu kanya. Yesu ashimwe cyane. Gukunda no gukomeza gufata neza umuntu uhora unyuranya n'ibyo dushaka biragoye. Ngo ariko data yatweretse urukundo, adukunda ubwo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Ntabwo Imana itangiye kugukunda aho umenyeye kuza mu materaniro. Ntabwo Imana itangiye kugukunda aho umenyeye kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo Imana itangiye kugukunda aho utangiye kwitoza gukiranuka. Kamere yayo ni urukundo. Haleluya. Yamye gukunda ukiri mu byaha iyo. Oh haleluya. Haleluya. Nushaka kumenya agaciro ufite mu maso y'Imana, ujye ureba Kristo arambuye amaboko ku musaraba. Nakunze iki kigereranyo. Ngo ni nkaho yakavuze ngo dore ikigero ngukunda, nahitamo gupfa aho kubaho ntagufite. Yesu ashimwe. Igihe Yesu yari arambuye amaboko ku musaraba, icyo byavugaga nuvuga ngo nahitamo gupfa aho kubaho ntagufite. Haleluya. Haleluya. Ibi ngibi bitandukanye n'ibyo abahungu babeshya abakobwa. Ariko babona n'abakobwa ubu basigaye babivuga. Hari abakobwa babwira abahungu ngo nintakubona ndapfa. Ariko Yesu yaravuze ngo aho kubaho ntagufite, nuvuga ngo aho kuzaba mu ijuru iteka ntafite umwana w'umuntu, nahitamo gupfa. Aradukunda uyu mwami w'abami. Haleluya. Ntabwo Imana yacu ari umunyagahato n'umugome cyangwa umunyamahane ukoresha ingufu ngo aduhatire kumwumvira. Ntabwo ijya igerageza kuduhindura ku gahato, ahubwo iraduhenda kugira ngo tuyihe ku bushake. Imana ni umukunzi kandi ni umutabazi. Kuyiyegurira bizatuzanira umudendezo aho kudushyira mu bubata. Hari abantu batekereza ko kwiyegurira Imana bizabashyira mu bubata bikababuza kuryoherwa n'ubuzima. Nagira ngo ko ari bwo ahubwo buryoha. Haleluya. Baburimo amahoro menshi. Kandi mbabwire ko ibintu byose Satani yazaniyemo uburyohe mu cyaha, Imana ibifitemo uburyohe mu nzira zo gukiranuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Nta kintu kimwe kinejeje yaba uyu mubiri yaba ubugingo Satani akoresha mu cyaha Imana itari yaragennye mu buryo bwo gukiranuka. Cyama mukanyumva. Haleluya. Hanyuma ikindi, kwemera intege nke zacu. Inzitizi ya kabiri mu kwitanga wese n'ubwirasi bwacu. Ntidukunda kwemera ko turi ibiremwa gusa, ko tudashobora kugenga byose. Ni cya gishuko cya kera ngo uzamera nk'Imana, cya kindi Satani yashutse Eva. Uko kwifuza kugenzura byose nicyo gitera guhangayika kwinshi tubona mu buzima. Nuvuga ngo twifuza iteka kuba Imana, tuba twumva byose tugomba kubigenga, kandi nagira ngo mbabwize ukuri ko bitajya bishoboka. Haleluya. Nta bintu wagerageje n'imbaraga n'amasengesho ariko ntubishobore, kugira ngo bikwibutse ko hariho umuremyi. Haleluya. Ubuzima ni intambara, ariko cyo abantu benshi batabona nuko intambara zacu ari nka rya joro Yakobo yaraye akirana. Kenshi natwe tuba dukirana n'Imana dushaka kuba Imana, kandi urwo rugamba ntidushobora kuzigera turutsinda. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Ntabwo turi Imana kandi ntabwo tuzigera tubayo, turi abantu gusa. Iyo tugerageje kuba Imana turangiza dusa na Satani, kuko nawe nicyo yashakaga. Haleluya. Turi abantu bakundwa n'Imana ariko turi abantu. Turi abantu Imana yitayeho ariko turi abantu. Turi abantu Imana ifite umugambi myiza kuruta imigambi yose nakwigirira ariko turi abantu. Akenshi twemera ubumuntu bwacu mu bwenge ariko ntibigera mu mutima. Iyo tugeze aho intege zacu zigarukira dutangira kugaragaza uburakari, umujinya n'ubusharire. Twifuza kuba twifuza kuba barebare kurutaho cyangwa bagufi, tukifuza kuba abanyabwenge kurutaho, kugira imbaraga kurutaho, kugira impano zirenze izo dufite, kurushaho kuba beza, gukira kurutaho tugejeje. Dushaka kubona ibyo byose no gukora ibyo byose. Bitashoboka tukababara. Twabona hari ab'Imana yahaye bimwe mu byo tudafite, tukagira irari, ishyari no kumva twibabariye. Imana yacu dutabare. Haleluya. Stress iva hehe? Cyangwa wa munabi ni ibintu twifuzaga gushobora ariko tutashoboye. Haleluya. Nongera nkubwire ngo iyo wakoze icyo wasabwaga gukora mu nshingano no mu bwenge Imana yaguhaye, muraza kubibona inyuma. Ijambo ry'Imana ko baranditse bavuga ngo ntabwo Imana isaba ko abantu bayikurikira badakoresha ubwenge, kuko Imana yaguhaye ubwenge ntiyongere ngo isubire inyuma igusabe kudatekereza. Oya. Haleluya. Iyo rero nakoze ibyo nasabwaga gukora, mu nyumve inshuti z'Imana, nakoresheje ubwenge Imana yampaye, ntabwo narangaye nasenze. Iyo nakoze ibyo byose bikarangira hari ibintu nashoboye, mpitamo kwizera Imana no gukomeza kugira amahoro menshi. Haleluya. Ariko akenshi iyo tutabitekereje ahubwo bitwinjiza muri stress. Kwitanga wese icyo ari cyo, kwiyegurira Imana ntabwo ari ukwigaramira ntacyo ukora, ntabwo ari uguhakana uruhare rwawe mu buzima cyangwa bibe urwitwazo rwo kuba umunebwe. Haleluya barokore.
haleluya. Hari abakore benshi babaye abanebwe ariko ntabwo ari twebwe. Babaye abanebwe bavuga ngo byose babihaye Imana. Oya si icyo. Ntabwo ari ugutwarira iyo ngiyo ukabyihorera, ugatwarira iyo rigoramiye. Bishobora ndetse kuba bihabanye n'ibyo tumaze kuvuga. Ushobora gutanga ubuzima bwawe cyangwa ukemera kubabara kugira ngo ibintu bigomba guhinduka bihinduke. Imana kenshi ihamagara abantu bayeguriye ubuzima bwabo ngo barwane intambara zayo. Kwitanga ntabwo ari umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa basuzuguritse, kandi nta nubwo bivuga kudatekereza. Ntabwo Imana yaba yaraguhaye ubwenge ngo nirangize gusabe kutabukoresha. Ntabwo Imana ikeneye gukoresha abantu bameze nk'imashini zititekerereza. Haleluya, haleluya, amen. Kwiha Imana 100%. Abantu bemera kurwana ishyaka ry'Imana ntabwo ari abanyabwoba, ntabwo ari abanyabute, ntabwo ari abanebwe. Haleluya. Kuko nuvuga ngo baba biteguye no kuba bapfa kugira ngo ukuri kw'Imana kugaragare. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Kwitanga wese bigaragarira mbere na mbere mu kumvira. Iyo utangiye kuvuga ngo yego mwami kuby'Imana ikubwiye byose, haleluya, icyo gihe watangiye gutera iyi ntambwe yo kumvira no kwiha Imana. Iyo twavuze cyagiye dukizwa tukavuga ngo mbere umwami, ni ukuvuga ngo mba ninjiye mu buzima bwo kutazongera kubwira Imana ngo oya. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Kirya gihe tuvuga ngo umbere umwami, umbere umukiza, mba ninjiye mu buzima bwo kutazongera kubwira Imana ngo oya mwami. Haleluya. Kuko umwami ntabwo abwirwa oya. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Ngo iyo uvuze ngo oya mwami ni ukwivuguruza. Ntushobora kwita Yesu umwami wawe kandi uhindukire ukanga kumwumvira. Nyuma yo kumara ijoro baroba ba Petero, muri ko Yesu yabasanze akamubwira ngo niyongere anage urushundura iburyo arobe ngo kandi hari kumanywa. Petero yavuze akantu keza gakwiriye kugenga ubuzima bwacu buri munsi. Haleluya. Mwibuke ko Petero yari umurobyi, yarabizi neza ko nta mafi aboneka ryari kumanywa. Natwe duturi ikivu tubizi neza. Hari abarobyi bajya baroba kumanywa, abenshi barara ninjoro baroba, baba bafite amatara barimo baroba. Nuvuga ngo Petero yari afite amakuru nk'ayo dufite ko duturiye ikiyaga, yari afite amakuru nk'ayo bari abarobyi bafite ko abantu bataroba kumanywa. Ariko ashyira akajambo gakwiriye kugenga ubuzima bwawe. Aravuga ngo iki? Ngo mwami ubwo ari wowe ubivuze. Haleluya. Mu kumvira Imana harimo n'ibintu tuba tutumva bidakwirwa mu bwenge bwacu, ariko tukabwira Imana ngo Mana ubwo ari wowe ubivuze. Iki kintu ndakiretse ubwo ari wowe ubivuze. Cyari kifite inyungu z'amafaranga, ariko kuko kinyuranye n'ibyo ushaka ndabiretse ubwo ari wowe ubivuze. Sinzi uko bizagenda nyuma, sinzi niba nzakomeza gutungwa n'iki, ariko ubwo ari byo ushaka mwami ndabiretse. Haleluya. Ndagira ngo mbwire ko iyo uvuze ngo ubwo ari wowe ubivuze utazigera uhomba. Ese Petero yarahombye yemwe? Haleluya. Here gutegeka amafi aba yavuze, yayahamagara ku manywa, yayahamagarana ninjoro, kandi wararuroba nka Petero bugacya ntacyo ufasha, kandi yari amasaha yo kuroba. Nimuze tumwikomezeho. Haleluya. Ukora ibyo akunda, ukora ibyo ashaka. Umenye neza ko wiyeguriye Imana iyo utegereza Imana ngo abe ariyo ikoresha ubuzima bwawe, aho kugerageza kuriganya abandi, umaranira ko ibyo ushaka ari byo bikorwa. Muri ubu bwami bwa data no muri uyu murimo wa data habamo kubyigana kwinshi. Abantu babyigana basunika abandi. Ungu nkavuga ngo Obedi ni muhisha ntagaragare, nibwo ngiye umugisha wanjye uzanzaho. Nimpisha mama Jeannette ntagaragare, nibwo umugisha wanjye uzanzaho, ariko ntabwo ari byo. Haleluya. Data atanga umugisha nubwo waba uhishwe baragupfuritse ahantu. Data yagennye kugupfunyururayo agukurayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Mwambwira Yosefu muri Egiputa arinde wari mu buvuganire koko? Nawe. Ariko haragera Imana igakurayo umuntu uko yabigambiriye. Haleluya. Rero twiyegurira Imana neza, tudasunikana, tudahangana n'abantu, dutegereje kugira neza kwayo ku buzima bwacu. Haleluya. Zaburi ya 37 umurongo wa 7a iratubwira ngo turiza Uwiteka umutegereze wihanganye. Guturiza Uwiteka umutegereza wihanganye ni hishurirwa rikomeye ry'abantu bamaze kwiha Imana no kuyizera rwose. Haleluya. Umuntu aravuga ati narasenze kandi n'umuntu acyasenze, nkomeje ibyo gukiranuka, nkomeje kugushaka mwami, mpisemo kuguturiza no kugutegereza nihanganye. Haleluya. Abantu bihaye Imana neza babasha gutegereza Uwiteka bihanganye.
ntago birwanirira mu nzira z'amanyanga, ntago bicira inzira mu buryo butari bwo, bategereza Uwiteka bihanganye. Haleluya. Kimwe mu bintu birushya abantu kubyegurira Imana ni amafaranga. Bamwe batekereza ngo ndashaka kubaho ubuzima bunezeza Imana, ariko kandi ndashaka no kuronka amafaranga ahagije azamfasha kubaho neza. Ni ukuvuga ngo ashyira hagati, yajya kubibalansa bikananirana, tukibagirwa ko ari Imana dukesha byose. Haleluya. Umva mbabwiza ukuri, ikintu cyaduhesha amahoro kandi menshi. Wari uzi ko n'aya mafaranga ushobora kubona mu buryo bw'amanyanga, burya Imana iba yaretse ukayabona? Uzi ko ushobora gukora amanyanga ka 1000 wumva ari byo biri bugufashe, ukarangiza nta nayo ukuyemo, ariko Imana mu mbabazi zayo ireka umuntu kavuga itereka mureka haraho, igihe kizagera yongera ahindukire amenye ko ndi Imana. Iyo yakinze nta muntu ukingura. Haleluya. Igihe kimwe yakingiranye Nebukadinezari ava ku bwami n'icyubahiro, yaramaze kubaka umujyi ukomeye, yarafite icyubahiro no gukomera, ariko Imana imumanuraho gatoya. Nimuze tumwizere 100%. Haleluya. Amen. Icyitegererezo gihebuje cy'ubuzima bwitanze ni Yesu ubwe. Ijoro ribanziriza ko ajya ku musaraba, Yesu yiyeguriye gusohoza umugambi w'Imana. Nibwo yasenze ati, data byose biragushobokera. Mariko 14:36. Data byose biragushobokera, undenze iki gikombe cy'umubabaro, ariko bye kuba uko ngewe nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Umva ibanga ry'irisengesho aho riri. Yarabanza avuga ngo data byose biragushobokera, ntabwo arimo gushidikanya imbaraga zasi. Haleluya. Arakomeza aramubwira ngo ariko bye kuba uko ngewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Haleluya. Nubwo Yesu yasenze ngo data niba ushobora ntabwo Yesu yasenze, munyumve neza nko tujya dusenga, sorry, ntabwo Yesu yasenze ngo data niba ushobora kunkiza. Oya, yaravuze ngo byose biragushobokera. Akenshi abana b'Imana turi mu kaga kageze ku buzima bwacu, hari ubwo tubwira Imana ngo Mana niba ubishoboye. Yesu ntigeze ashidikanya ko sabishoboye, yaramubwiye ngo byose biragushobokera, ariko arangije aramubwira ngo bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Haleluya. Ni nkaho yakavuze ngo niba inyungu zawe ziri mu ko nanywera kuri iki gikombe, bibe uko ushaka. Amen. Haleluya. Uru ni urwego rwo kumvira rukomeye Umwami Imana azarutugezeho, atugirira ubuntu. Hari imibabaro Imana ikoresha kubw'inyungu dushobora kutamenya muri nonaha. Muranyumva nshuti z'Imana, igihe wasenze wakoze icyo wasabwaga gukora cyose, haleluya, uzajya ubwira Imana ngo Mana aho inyungu zawe ziri abari kubikora. Uyu munsi iyo dukomeza ababyeyi batarabona abana, tuvuga nyina wa Samweli. Haleluya. Muzise iyo nyina wa Samweli ataba muri Bibiliya, byari kujya bigorana kubona uwo dutangaho urugero. Ubuzima bwawe ntabwo uzi icyo Imana yabukoresha kugira ngo bukize abandi bantu benshi. Yesu ashimwe. Nidusenga tujye twongera tubwira Imana ngo Mana aho inyungu zawe ziri abari kubigenza. Haleluya. Kwitanga by'ukuri biravuga ngo data niba iki kibazo, ububabare, iyi ndwara ibingezemo bikenewe kugira ngo usohoze umugambi wawe. Ayiwe, murimo murabyumva, birimo birinjira mu mutima. Kwitanga by'ukuri iki kirakomeye. Biravuga ngo data niba iki kibazo, ububabare, iyi ndwara ibingezemo bikenewe kugira ngo usohoze umugambi wawe, kandi biguheshe icyubahiro mu buzima bwanjye cyangwa mu bwundi, ntubikureho. Barokore. Haleluya. Ntabwo iki kigero cyo gukura kigerwaho mu buryo bworoshye. Na Yesu ubwe yasengeye kwakira uwo mugambi w'Imana, ageza aho abiri byuya by'amaraso. Kwitanga ni umurimo ukomeye kuri twe. Haba urugamba rukomeye mbere yo kunesha umutima wo kwikunda. Haleluya. Haleluya. Muri uko umugabo wavutse ari impumyi, baramubaje ngo ninde wakoze icyaha, niwe n'ababyeyi be? Yesu yabashubije ngo iki? Si we, si n'ababyeyi be, no kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. None izangorano wamo zabari kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizagaragare. Ngwenda kwa gutinda kwa bya bintu kwabari kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizagaragare. Haleluya. Amen. Mana ashitugire neza. Sono turangiza n'iminsi n'ibiri ko n'amasaha arangije ari ku munsi wa mbere. Umugisha uzana no kwitanga. Biri dusobanura neza ko icyo wunguka iyo wemeye kwegurira ubuzima bwawe mu maboko y'Imana, icyambere ubona amahoro. Mu kumvira Imana kose, ndabihamya 100%, harimo amahoro atagira uko angana. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu urimo kugenda mu nzira yo kumvira Imana, akenshi abamureba badashobora kumva ibyarimo.
Yesu ashimwe. Afite amahoro yahuriyemo yahuriyemo nayo muri iyo nzira yo kumvira Imana atabasha gusobanurira abandi bantu, kuko akenshi ibintu byo kumvira Imana biba bitarimo inyungu ya nonaha. Abantu babibona nk'umupfapfa ariko bibamo amahoro y'igitangaza. Haleluya, haleluya. Ngo niwiyuzuza nayo uzabona amahoro menshi. Imana yacu itugirire neza. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bwashyizwe mu maboko y'Imana. Ni ukuvuga ngo igihe ubuzima bwawe bushyizwe mu maboko y'Imana nicyo gihe ubuzima bwawe buba bugiye gutangira kugira imbaraga. Bwoko bw'Imana, turekeraho kwigenga, tumwemerere atugenge. Ibyo wamumenyeho, ibyo uzi ko akunda, ibyo uzi ko ashaka, utangire kubishyira mu buzima bwawe. Nicyo gihe ubuzima bwawe buzatangira kugira imbaraga no kudaterangwana n'imiyaga y'uburyo bwose. Haleluya. Uburyo buhebuje bwo kubaho uko byamera kose, buri wese agira ikintu cyangwa umuntu yegurira ubuzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Uburyo buhebuje bwo kubaho ni ugufata ubuzima bwawe ukabwegurira Imana. Haleluya. Nagira ikindi kintu ushyira mu mwanya w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Kwegurira Imana ubuzima bwawe ntabwo ari ubuhubutsi budatekerejweho, ahubwo ni igikorwa kibanzirizwa no gutekereza neza, kigashingira ku bwenge. Nicyo kintu cy'ubugabo n'ubushishozi umuntu ashobora gukoresha ubuzima bwe. Haleluya. Abakureba n'abagucira urubanza rimwe na rimwe bazakubwira atari kubwo n'ubuswa ye. Umuntu w'umusore, umuntu wize, umuntu ufite ubwenge yiyemeza kuba umurokore wa cyane, agakabya mu bintu by'Imana, ariko uyu mukozi w'Imana yaravuze ngo nicyo kintu cy'ubugabo n'ubushishozi n'ubwenge nicyo cyemezo uzabufashe gikomeye. Haleluya. Imana yacu itugire neza. Ngo bishobora kudutwara imyaka, ariko amaherezo uzageraho usobanukirwe ko inzitizi ya mbere y'imigisha y'Imana ku buzima bwawe atari abandi, ahubwo ari wowe ubwawe, kubera ko ukigendera ku bushake bwawe. Nuvuga ngo uko kwiha Imana kwawe kuba gukeya, uko ukigengwa n'ubushake bwawe, niko wibera inzitizi zo kwakira umugisha. Ayiwe, haleluya. Mwami tugereho vuba kandi utwemeze vuba, tukwihe rwose kugira ngo dutunge umugisha nk'uko wawe utugeneye. Haleluya. Ntugire ubwoba na bumwe. Nta kintu na kimwe Yesu ayoboye kijya gikora impanuka cyangwa kijya kirohama. Nari mvuze ngo nushire ubwoba. Nta kintu Yesu ayobora kijya kigonga, kijya kigira impanuka. Abantu bose bahagaze mu by'Imana yabashakagaho ntibashobora kugonga. Haleluya. Ariko iyo twiyoboye, mbega impanuka tujya tugira, mbega za accident zitarondoreka. Haleluya. Hari umukozi w'Imana watangije umuryango witwa Campus pour Christ, no mu Rwanda urahaba, ugurisha kenshi, utanga twa dutabo tujya dukoresha tugiye mu ivugabutumwa Quatre Lois Spirituelles. Yabwirije abantu iryaguye. Yavuze ngo kubwo abakozi b'uyu muryango bo muri Campus pour Christ bazengurutse hirya no hino ku isi. Nukuvuga ngo yabambaye umwe mu bakozi b'Imana bakomeye Imana yakoresheje kugera ku bantu benshi mu kinyejana cya 20. Nukuvuga ngo yabwirije abantu barenze miliyari 4 akoresheje filime yavugaga ku buzima bwa Yesu. Arongera abwiriza abantu barakizwa barenze miliyoni 150 bakiriye Kristo mu butumwa bwiza bavuga bakoresheje bwa butabo. Ngo Rikoreni yaramubajije ngo aravuga ngo ibi bintu wabishoboye gute kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza abantu barenga miliyari bakizwe, utanga ubutabo mu ivugabutumwa rikorwa hirya no hino abantu barenga miliyoni 150 bakire Kristo? Aravuga ngo nta kindi nakoze nkiri mutoya, nakoranye na Yesu isezerano. Haleluya. Ngo ndamubwira ngo kuva uyu munsi kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye nzaba imbata yawe. Umva no imbata ya Kristo ibyo azagukoresha. Haleluya. Umuntu wahaye Yesu ubuzima bwe bwose ntako yishigarije, ntabwo ajya agarukira bugufi. Aba ari umuntu usanzwe ariko Umwami Imana akamukoresha ibikomeye. Haleluya. Haleluya. Abrahamu ntaba yarabaye uwo yabaye we iyo Abrahamu ataza kumvira Imana. Cyasaga nk'ari ikintu kidasobanutse kubona umuntu w'umugabo w'imyaka 75 haguruka mu gihugu cy'iwabo akagira aho yerekeza atamenye neza, byasaga nk'ubuswa. Ariko Abrahamu yabaye sekuruza w'amahanga kubwo kumvira Imana. Fata icyemezo cyo guha Imana ubuzima bwawe bwose, nta gace wishigarije. Haleluya. Ahubwo tugerageza kwigira abanyabwenge kurusha Imana. Ntitubivuga ku munwa ariko ibikorwa byacu birabivuga. Iyo tubwiye Imana ngo Mana iki ngiki reka mbe nyikora nkuko nyumva, reka nirwaneho muri ubu buryo, reka nshaka akazi mu manyanga, reka nkore utuntu mu manyanga, reka nirwaneho Mana muri ubu buryo, burya no kubwira Imana ngo Mana bawigiye nzi kubyikorera neza utabirimo. Ariko nicyo gihombo gikomeye. Ngo ingingo yo kuzirikanaho kuri uyu munsi wa 10, umutima wo kuramya no kwitanga no kwemera kuba inganzwa ku Mana.
haleluya. Ni ukwemera kutagira ijambo igihe Imana yavuze, haleluya. Ni ukwemera kutayivuguruza. Umurongo wo gufata mu mutwe: muyiyegurire rwose kugira ngo mukoreshwe ibyo gukiranuka. Abaroma 6:13. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni akahe gace k'ubuzima bwanjye ntari negurira Imana? Ni akahe? hari ako wabonye? Umunsi wa 11 guhinduka inkoramutima y'Imana, haleluya. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa urubanza rw'iteka kubw'ubugingo bwe, haleluya. Muri Edeni tubona imibanire y'Imana n'abantu itarimo amakemwa, haleluya. Turimo turavuga ku guhinduka inkoramutima y'Imana. Umva icyo Imana yifuza kugirana nawe ubuzima nk'uko yahoraga isabana na Adamu na Eva batari bacumura, haleluya. Bagiranaga n'Imana ubucuti magara bwimbitse, nta mihango babanzaga imbere ngo kubanza kugira gutya, gukaraba, kunama, gupfukama ku isabato, ku munsi runaka kubanza kwiyeza, oya. Bavuganaga n'Imana nk'uko umuntu aganira n'inshuti, haleluya. Ubwo nibwo busabana Imana ikwifuzaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Ubundi twemere kubana n'Imana ubudatandukana. Ni nacyo cyatumye cyatumye Data atanga Yesu, umwana w'ikinege akunda. Data yaritegereje asanga atakaje umuntu igihe umuntu yaramaze gucumura. Data ahita agira umugambi wo kuzongera kutwireherezaho kugira ngo tuzabane iteka. Ariko hari ubusabane Imana ikeneye muri none ukiri aha ngaha, haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Mu isezerano rya kera tubona abantu bagiye baba inshuti z'Imana, ariko abenshi bavuga mu isezerano rya kera bagengwaga n'ubwoba. Nuvuga ngo Imana mu isezerano rya kera yasaga nkaho iteye ubwoba. Ababaye inshuti z'Imana n'abantu babarika tugenda tuvugaho kenshi iyo twigisha ijambo ry'Imana. Harimo Mose, Abrahamu bitwa inshuti z'Imana. Tukabona Dawidi bamwita umuntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Tukabona Yobu na Enoki na Nowa bari bafitanye ubushuti bwihariye n'Imana. Ariko gutinya Imana usanga aribyo byari byiganje mu isezerano rya kera. Aho rero Yesu yaziye ibintu byarahindutse, haleluya. Igihe yarihaga ibyaha byacu ku musaraba, wa mwenda wo mu rusengero washushanyaga gutandukanywa n'Imana, wahise utabukamo kabiri uhereye hejuru ugeza hasi kugira ngo wowe nawe musubirane ubusabane, haleluya. Wemerewe kuba inshuti y'Imana udaciye mu muntu. Ikintu kibabaje nuko muri iki kinyejana hari abana b'Imana benshi bagitekereza ko kugira ngo basenga ari uko baca mu muntu, haleluya, haleluya barokore, haleluya. Naba ndondogoye, reka dukomeze. Imana yifuza ko mwakwisabanira wowe nayo, nta handi hantu muciye, bikaba ubusabane buhoraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Burya iyo waciye mu muntu, uriya muntu niwe urimo gusabana n'Imana, ntabwo aba ari wowe, haleluya. Mu rwandiko rwa Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 15:15 ngo Yesu yaravuze ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje, haleluya. Ntabwo tukitwa abagaragu, turi inshuti. Data yifuza ko muhora musabana muvugana umunsi ku wundi. Imana yifuza cyane ko tuyimenya bya hafi. Vuga ngo bya hafi, bya hafi we. Tudakora uko tugeze mu rusengero, tudakora uko umunsi w'icyumweru wageze, bya hafi. Uhinge murimo guhingana, ucuruza imineke murimo kubikorana, ucuruza itomati murimo kubikorana, ubutetse mu gikoni murimo kubikorana. Ibyo nibyo Data ashaka, haleluya. Ugende kwa kundi ufite ubwoba bw'ubuzima ariko muri inshuti, ugenda umubwira ngo Data, nubwo turimo tujya muri ibi bintu ariko sinzi uko bizagenda. Ubwo nibwo bushuti yifuza, haleluya. Inshuro nyinshi nagize amahirwe y'urugendo rurerure ndi jyenyine mu modoka, mpita mubwira ngo cyara hano rero tugende tuvugana, haleluya. Ngora n'ibintu bishekeje umuntu ambonye yagira ngo ndumusazi, kuko akenshi nkunda gutereka isakoshi ku ntebe y'uruhande, mpita nkura isakoshi nkayitereka inyuma, abwinisha rero tugende tubivugana, nkagenda bimubwira haleluya. Ntakeneye intebe, ari hose, abera hose icyarimwe, aba no mu mitima yacu, ariko bimbera buryohe kumugira inshuti, haleluya. Yesu ashimwe. Ntagashaka ubushuti bwo kwisabato, bwo kuwa kane muri Believers, bwo ku cyumweru materaniro. Arashaka ubushuti bw'ubuzima bwimbitse, ukamubwira ibikugora n'ibikurushya. Kandi ntabwo ari umunyedini, ntagashaka gutondekanya amagambo nk'uko mu madini bayatondekanya, haleluya. Hari igidini rishukana, umuntu agasenga ibintu byo ku munwa atari byo yiyumvamo. Uzajya umubwiza ukuri biri mu mutima wawe, umubwira utumva ndakwizeye, nzi ko waremye ijuru n'isi, ariko ibi ngibi ndabona ntaho bizava.
haleluya. umubwire ngo ibi byanshobeye. Amena. Kumenya Imana no kuyikunda niyo mahirwe akomeye twahawe, kandi kumenywa no gukundwa niwo munezero uhebuje w'Imana. Haleluya. Imana itwemera kwiratira muri yo. Yaravuze ngo uwirata yirate ko yamenye akanasobanukirwa Uwiteka. Haleluya. Nta bindi byirato dufite no kwiratira mu Mwami. Amen. Birashoboka ko twahinduka inkoramutima z'Imana. Ibintu bidufasha guhinduka inkoramutima z'Imana, icyambere no guhora uganira nayo. Dusohoke mu masengesho y'idini. Haleluya. Ni byiza twaje hano gusengera hamwe, ni byiza pe, ntabwo ari bibi. Ariko mu buzima bwawe bwa buri munsi niho utinda. None se mu rusengero niho dutinda? None se ku musozi twagiye amasengesho niho dutinda? Mu buzima bwa buri munsi niho dutinda. Ntetse ndimo sasa nkoropa, uri mucuruza niho tumara amasaha menshi, uri mu ishuri niho umara amasaha menshi. Arifuza ko mwaganira mu buryo buhoraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Ukamuganiriza buri munsi kandi ukabimubwira nk'uko ubyiyumvamo. Nkunda ko atadusaba formire ngo basenga bate ngo bigenda biti. Haleluya. Iyo wahuye n'inshuti yawe hari umuntu ukubwira ngo uhere kuri iki ngiki, ngo uhere cyagiye muto bakondo, ngo ukurikizeho cyagiye mwigana muri primaire. Hari umuntu ubabwira uko bitondekana. Ubucuti butuma ikiganiro kigira uko kigenda kandi kikaryoha. Ubucuti dufitanye na data bujya bituma umubwira wisanzuye. Haleluya. Umubwiza ukuri, umubwira uti data, kwavuze kutungana inyoni zo mu kirere, none nkaba mburaye, ubu bimeze bite? Ese kuburara kwanjye hari icyo kuzigisha abandi? Ese data hari icyo kukumariye? Ubu ntago wamubuhamya butarimo kuburara. Ukabimubwira. Haleluya. Iyo Bibiliya yatubwiye ngo dusenga ubudasiba, handi mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5:17, nicyo ngicyo haba havuga. Ese gusenga ubudasiba murumva byagenwa n'umunsi? Ntago byakunda. Ni ubuzima buhora busabana na data. Mbere yuko dusubiza tukamubwira, twahura n'ibidukomereye tukamubwira, kandi tukamubwira n'utworoshye. Ari gihe mba nakerewe muri rendezvous, nubwo bari amakosa yanjye, ariko ngira Mana ntago wandangira nk'ahantu hari inzira itarimo ambuteyaje. Habubwo ibikora, habubwo mbura parking mu mujyi, ngira ntago wagena umuntu agahita avamo ngaparika, hakabubwo ibikora. Inshuti muvugana utuntu tworoheje, mukavugana n'ibikomeye, bya bindi byamennye umutima, ukamubwira ko numva ntabibashije, wanyongeramo izindi mbaraga. Ko numva ntabibashije, waba ubihaye ikiruhuko gato, ko hari igihe bitaragenwa ko bishira. Haleluya. Bitarashira kuri mwebwe, mwihangane yemwe abafite bitarashira, ukambwira uti wabunyoroherejeho gatoya. Yesu ashimwe. Tukamubwira ibyoroshye, tukamubwira n'ibikomeye. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Hari umufurere witwa Lawrence, yarungo yatekaga mu gikoni cy'abafurere, yanditse igitabo kivuga kwimenyereza kugendana n'Imana. Avuga uburyo yagiye abona Imana atetse, akitoza gusabana n'Imana. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Amen. Ese witeguye kuba wahindura ubuzima bwawe ukinjiza Imana mu tudetaye twose tukugize? Mugiye kubikora, muzabona impinduka mu buzima bwanyu, kandi muzagira ubuzima bwa gikristo bunezerewe. Ibindi bikuraho ya masengesho tujya dupanga iminsi y'iki, ariko ibingibi biryoshye, bifata umwanya, bidevelopa ubucuti kuruta. Tekereza umuntu wowe inshuti yawe ukunda cyane, mugiye muvugana rimwe mu mwaka ariko mwabipanze gusa, ariko inshuti mwandikirana nta na gahunda, mukavugana mutabanje kubipanga kuko ari inshuti. Imana yacu tugire neza. Icyo nicyo Imana ishima. Muri Edeni kuramya ntabwo byari iteraniro abantu bajyagamo, yari imyitwarire ya buri gihe. Adamu na Eva bahoraga mu busabane n'Imana, kubera ko Imana ibiri kumwe nawe buri gihe. Nta hantu ushobora kuba hafi y'Imana kuruta aho uri ubu. Haleluya. Hari igitekerezo dufite twasigaranye cyo mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera Imana yiyerekaniraga ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo bafite kujya ku ihema ry'ibonaniro, kujya ku musozi runaka, ahantu runaka habaga haragenwe. Abana b'Imana benshi mu isezerano rishya duhagazemo uyu munsi baracyahagaze muri icyo gice, bumva kanyarira hari Imana nyinshi kuruta iwabo mu rugo. Baravuze ataraguye pasiteri we, nubundi iriyo simbihakana. Haleluya. Ariko ni iwawe iriyo, nta nubwo iri muri salo gusa, no mu gikoni. Reka mvuge n'ikindi kiteye isoni mutari bwembere, no muri toilette irahari. Ntabwo urarwara se ngo unaniwe kuva muri toilette wihamagare. Ireka kukumva se kuko uri ahantu handuye, abantu bajyana imyanda. Nituve mu isezerano rya kera tuze mu isezerano rishya. Haleluya. Umutima wajyanye kanyarira ni uzaguhesha Imana. Ndimo ndavuga kanyarira, hari iby'inanga by'itongo iki kizabonwa oya ku musozi w'ibisubizo. Haleluya. Ku musozi w'ibisubizo Imana iriyo, simvuga ko itariyo, ariko iri ni iwawe mu rugo. Nta nubwo iba cyane iyo tugeze hano muri Believers, reka da ni waciriyo.
haleluya. Byagushoboye udafite n'ubwinyagamburiro uzayihamagare. Ubusa abantu badafite inzu nini ngo bagene icyumba cy'amasengesho nuvuga ko Imana itaba muri ako kazu batuyemo, irahari. Kumusambira hari, wabuze ubwinyagamburiro hari. Ubana n'umugabo wakubwira ati sinzumva uzamurijwe muri uru rugo, sinzumve uzana zanduru z'abarokore. Ubwo umuntu wasengera mu mutima nka nyina wa Samweli naga Imana yakumva. Imana yakumva. Ntago ari Imana mu isezerano rya kera, iri hose. Haleluya, haleluya. Yifuza kubana natwe nko yabanaga na Adamu na Eva. Amen. Haleluya. Uyikurure mu nshingano zawe za buri munsi, uzaryoherwa kurutaho. Amen. Haleluya. Dore tugenzura ko icyo twifuza, icyo dushyize imbere, intego yacu ari ukubahisha Imana, kugerageza kwikoresha ibyo wowe ushaka. Inshuro nyinshi tugira imisengero itariyo, dusenga kugira ngo Imana idukurikire mu byo twebwe dushaka kujyamo. Iyo ni imisengero icuramye. Haleluya. Imana ifite imigambi, hari ibintu yanditse ku buzima bwawe utarabaho. Ujye azajya usenga nurangiza umbwira uti mpishurira bya bindi byiza wari warangeneye maze mbigenderemo, aho kuyibwira ngo nkurikira mu byo ngewe nshaka. Ntabwo izagukurikira. Umugabo wiyubashye. Haleluya. N'umugabo usanzwe hano ku isi wambaye ipantaro ntabwo wapfa kumujyana aho ushaka. Ubwo mvuze umugabo mbavuga abantu bose nyine bijambo. Umuntu wiyubashye ntabwo wapfa kumukatana aho ushaka. Imana rero nayo ifite ibintu yanditse ku buzima bwanjye ntarabaho n'umunsi n'umwe. Haleluya. Hari imirimo myiza yakugene muri Kristo Yesu kugira ngo uyigenderemo. Mubwire ngo nyereka aho wagennye umugisha wanjye nanjye abariho ngendera. Haleluya, haleluya. Mana yacu tugire neza. Icya kabiri, kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Uranyumva nshuti z'Imana? Icya mbere cyari guhora uganira nayo. Icya kabiri ni ukwimenyereza guhora uyitekerezaho. Hari igihe umuntu atekereza ku Mana iyo umunsi wo gusenga wageze. Umunsi w'amateraniro akaba aribwo atekereza ku Mana, cyangwa akayitekereza wageze mu rusengero. Hari n'igihe umuntu aba mu rusengero ariko ntatekereze ku Mana, akitekerezaho. Imana yacu tugire neza. Kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Ubundi buryo bwo kubaka ubucuti n'Imana ni ugutekereza ijambo ryayo kenshi ku munsi. Ibyo nibyo bita kuza kwa kundi ihene oya nayiruza, ariko kwa kundi inka yuza nihe niruza. Ijambo ry'Imana ukaba waryumvisha nguku ariko wagenda mu nzira uryuza, ukaryama uryuza. Umuti wundi w'amaganya ni ibi ngibi. Haleluya. Amaganya muza yariyo ni handi ufite ikibazo ukagitekerezaho mu gitondo, ukagitekerezaho buri mwanya, ukabura ahantu abantu bazi ngo urahari ariko urimo kugitekerezaho, utekereza uburyo wagowe, utekereza uburyo bakurenganyije, utekereza uburyo bakubeshyeye, ukuza ikibazo, kuza mwabyumvise, kucyuza. Bibiliya n'Imana bitugira inama yo kuza ijambo ry'Imana, kumedita ku ijambo ry'Imana. Iyo utekereje ku kibazo kuza, birangiza warwaye umutwe, birangiza wibagiye imbaraga z'Imana gukomera kwayo, birangiza wumva uvuga ati ninjye muntu wagowe ku isi kuruta abantu bose. Haleluya. Ubwo rero ushobora kugira umwanya wo gutekereza ku kibazo ukakimaraho isaha, ukakimaraho abiri, ukakimaraho ijoro. Imana idutabare. Haleluya. Abajya barara nijoro batekereza ku kintu bukarinda buke batagohetse. Uburyo birashoboka ko wabisimbura ugatekereza ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Urugero, niba bagiye kunyirukana mu nzu, ha gutekereza avuga ngo Mana ubuzima bizagenda bite ubu koko, ariko Mana nishoro nagukoreye, ariko Mana niba umpembye, ariko Mana nukugenza koko abantu, ariko Mana ubu amafaranga azava he, ariko Mana ubu bizagenda bite. Ushobora kuvuga ngo ariko Mana namenye neza kubesha mu mazi batagira shinge na rugero. Haleluya. Mana ubwo inyoni wemera ko zigira ibyari zikagira aho zitaha, ndabihamya ko nanjye wangeneye aho ngomba kuba. Sinzi uko bigenza no kubikora ariko ndakwizeye. Haleluya. Mana ubwo wavuze ngo imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, Mana ndabihamya ko utamburira inzu. Ese umuntu witonda akabara umusatsi wawe ayobe ko ukwiye kurara mu nzu, ayobe se kutari inyoni, ayobe se kutari igisimba ngo urare mu ishyamba. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuti wo gutuma dukomeza kuba inshuti z'Imana no kuticwa n'amaganya y'iyi si ni ugufata ibibazo byose bifashe ku buzima bwawe ugashakira ikibivuguruza muri Bibiliya, ukagishaka ukabukizi. Haleluya. Hanyuma akaba ari cyo umeditaho. Imana yacu itugirire neza. Igituma Imana yafataga Yobu na Dawidi nk'inshuti magara nuko bakundaga ijambo ryayo kuruta ibindi byose kandi bakaritekerezaho kenshi mu munsi. Yobu yarivugiye ati amagambo yo mu kanwa
kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Yobu 23:12. Dawidi yaravuze ngo amategeko yawe nyakunda ubugeni niyo nibwira umunsi ukira. Zaburi 19:97. Ahandi yandika ngo nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Zaburi 77. Bamwe ni ku murongo wa 12 abandi ni 13. Haleluya. Turarangije. Inshuti zisangira amabanga, n'Imana izakumenera amabanga yayo nufata akamenyero ko gutekereza ku ijambo ryayo umunsi wose. Haleluya. Inshuti zisangira amabanga. Mwese ntimufite inshuti mujya mugira utuntu mubwira mutabwira abandi bantu bose? Nubera Imana inshuti izajya gushira amabanga itabwiye rubanda. Haleluya. Inshuti zisangira amabanga, Imana izakumenera amabanga yayo nufata akamenyero ko gutekereza ku ijambo ryayo umunsi wose. Imana yishuriye Abrahamu amabanga yayo, yabikoreye Daniyeli, yabikoreye Paulo n'abandi bigishwa n'izindi nshuti zayo. Haleluya. Nusoma Bibiliya cyangwa ukumva inyigisho cyangwa ukumva za CD cyangwa kuri YouTube cyangwa bya bindi byose, ntugahita ubyibagirwa ngo wigendere. Ujye ufata akamenyero ko gukomeza gutekereza ku byo wumvise, ukomeze ubigarukeho kenshi. Uko umara igihe utekereza ku by'Imana yavuze, niko uzarushaho gusobanukirwa amabanga y'ubu buzima. Haleluya. Abantu benshi batajya bamenya Bibiliya, uzasobanukirwa amabanga menshi y'ubuzima abantu batajya bamenya. Biravuga ngo ubucuti bw'Imana yabugeneye abayubaha, abo bonyine nibo ibwira amabanga yayo. Anga bakoresheje translation ya Living Bible, ni ukuvuga ngo ubundi mu Bibiliya yera haravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abamwubaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Bo bakoresheje havuga ngo ubucuti bw'Imana yabugeneye abayubaha, abo bonyine nibibwira amabanga yayo. Ni ukuvuga ngo Imana ntipfa kumenera amabanga abantu bose. Yesu ashimwe. Tekereza ko Paulo na Yesu bagiranye ubucuti, bikaba ngombwa ko Yesu avuga ati mva nakoze igaburo ryera Paulo adahari. Ayiwe, hari umuntu unyumva? Haleluya. Yesu akavuga ati nakoze igaburo ryera Paulo adahari, kandi nubwira ubukomeye ngomba kumusobanura kugira ngo azagendane nanjye tubiziranyeho. Yesu akaza akabigena akabyereka Paulo. Nugira ubucuti n'Imana, Imana izaguhishurira ibintu itabwira abantu bose. Haleluya. Tuzasoma verse imwe twebwe dukuremo kamwe, wowe ukuremo ibintu 100, kuko ufitanye n'Imana ubucuti. Amabanga ye ahishurira abamubereye inshuti. Haleluya. Muze tudevelope ubucuti n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yashitugire neza. Tuvuze bibiri byadufasha kuba inshuti z'Imana, tuzavuga bitatu ku munsi w'ejo. Hatubwiye ngo guhora uganira nayo, kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Gutekereza ku Mana si ikindi, no gutekereza ku ijambo ryayo, tukarimedita. Handi hari amaganya, genda usimbure ushyiremo icyo Uwiteka avuga. Yesu ashimwe. Haleluya. Nibura umuhungu ukajya wibaza ngo ese ubufiyansa azava hehe, ugenda uvuge ngo Uwiteka yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Si byiza. Satani nakubwira, abantu bisi bakubwira ngo ariko uzarongora ryari, uzashaka ryari, uzajya utaha ninjoro wibwire ngo data waravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ndabizi ko wandemeye umufasho nkwiriye, ndamutegereje, kandi mu gihe mutegereje ngo uwe neza. Haleluya. Ukongera ukabwira Imana uko Adamu utamuhaye umugore wo kwicwa n'inzara. Haleluya. Imana yarateganyirije Edeni hakiri kare, niko nanjye uri munteganyiriza ibyanjye. Nzakora icyo sabwa gukora, nzakomeza kuba umwizerwa. Haleluya. Simbuza amaganya icyo Imana ivuga kuri iyo ka yawe, kuri iyo kesi yawe. Umwami Yesu abaho umugisha. Murakoze kwihangana na hejo. Reka dusenge. Umwami Imana kwambika imbaraga, hanyuma wibaze icyo ugiye gukora. Ugiye gukora iki? Imana irashaka ko ubinkora mutima yayo. Haleluya. Iri jambo riri muri Zaburi 25:14 ngo ubucuti bw'Imana yabugeneye abayubaha, ni hahandi ibihishwe by'Uwiteka abishurira abamwubaha. Ni ukuvuga ngo ufite amabanga itapfa kumenamena, imenera abantu bafitanye ubucuti. Haleluya. Iryo jambo ryambike mu mutima wawe, bigutere kurushaho gushaka ubucuti n'Imana. Icyo dutekerezaho ni iki nakora kugira ngo niyibutse gutekereza Imana no kugira ngo mvugane nayo kenshi ku munsi. Haleluya. Yagiye atangamo ingero nuko nakoze nihuta, avuga
itsinda rimwe ry'abihaye Imana bavuza inzogera buri saha kugira ngo bibuke ko ari isaha yo gusenga. Aduha urugero avuga ngo natwe abafite amatelefoni igihe utarabimenyera kumva bavugana n'Imana buri munsi ushobora gusetinga hararume muri telefoni ivuga buri saha ikwibutsa ngo ugire icyo ubwira Imana. Si ibintu byoroshye se? Haleluya. Igihe utarabimenyera ukabugize icyo ubwira Imana kuvuga Imana dore ndi mu kazi ndagusaba ubwenge bwawe, ndagusaba igikundiro n'ubwenge kuruta abo dukorana bose. Biremewe. Yesu ashimwe. Ndagusaba ubwenge bwo kubasha bino bintu bindi imbere. Haleluya. Ndagusaba usiga ubwiza ibyo njya ncuruza n'ibyo nkora. Ndagusaba ngo ukingure umuryango w'umugisha ku buzima bwanjye. Umwami Yesu abaha umugisha. Reka dusenge hanyuma dutahana amahoro ya Kristo. Turakomeza ka kanya gato ko gusenga kuba bishoboye. Abandi bafite uburenganzira bwo gutaha ako kanya. Data tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Turifuza kukubera inkoramutima, turifuza kukubera inshuti. Mwami, reka uyu mugoroba mwami ijambo twumvise hano hantu ntirigende nk'amagambo gusa ahubwo ryendeke mu mitima yacu. Umunsi kundi tuvugane nawe, tugendane nawe kugira ngo bwabwiru wabikiye abakubaha natwe ugende ubudushishurira mwami w'abami. Turifuza kugira ubusabane bwimbitse hamwe nawe. Turifuza kubana nawe atari ugutinya ibihano, atari ugutinya amategeko, ahubwo witeka Mana Nyiringabo kubw'ubucuti dufitanye nawe, kubwo kwibuka urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi. Urakoze mwami w'abami. Ongera ukangura umutima wari warasinziriye, ubusabane bwari bwarashizemo. Ongera ukangura umutima wari warashizemo inyota. Ongera ukangura umutima wari warashizemo urwo rukundo rwo gukunda kuvugana nawe. Uwo mutima wongera umenyeshwe ko byoroshye. Uwo mutima wongera umenyeshwe ko ari ikiganiro cy'umutima w'ukuri uvugana n'undi mutima w'ukuri. Umutima mwami wacu yongera imenyeshwe ko atari ikiganiro cy'abanyamadini cyo gutondekanya amagambo. Bimenyeshwe mwami ko atari ikiganiro cyo ku cyumweru cyangwa cyo ku isabato, ahubwo tumenye ko ari ubuzima bwa buri munsi. Ngaho bana n'abana bawe, ngaho biyereke. Ndagushimira kudukunda, ndagushimira kutwitayeho. Duha imbaraga mwami zo gutambuka mu byo dutambukaho, imitima yacu idahangayitse. Niba hari ibizaguhesha icyubahiro biri ku buzima bwanjye uyu munsi, biri ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, bambika imbaraga zo kubitambukamo badacogoye, badacitse intege. Uduhe kukubona muri buri kintu cyose gitambika ku buzima bwacu. Wa musore wavutse ari impumyi mwami ntabwo yari buzamenye ko ari ukugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntabwo yari buzamenye ko Kristo azamwerekaniraho imirimo ye. N'abaturanyi be ndetse n'ababyeyi be bibwiraga ko bagendesheje, bibwiraga ko bagize ibyago byo kubyara impumyi, bibwiraga ko mwami bagize ibyago byo kubyara umusore utagaragara, utabona. Ariko mwami wagira ngo wiheshe icyubahiro. Hari ibintu byinshi bitambuka mu buzima bwacu tutamenya, ariko ibigomba kuguhesha icyubahiro duha imbaraga zo kubitambukamo. Turakwizeye. Uri umunyamaboko. Inshuro nyinshi mwami abana bawe tujya tuyoba tugatekereza ko Satani ari umunyamaboko kukurusha, tugatinda ku mbaraga ze tukibagirwa imbaraga zawe. Nyamara wowe iyo wafunguye nta muntu ubasha gukinga. Niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abagukunda, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abakwizeye. Nta mwanzi ufite imbaraga zo kuburizamo icyo wabavuzeho. Nta marozi, nta bikorwa bya Satani n'abarozi bifite imbaraga zo kuburizamo icyo watuvuzeho. Duhe guhagarara tukwiringiye, duhe guhagarara tukwizeye. Urakoze mwami, turatekanye kandi tuguwe neza muri wowe. Icyubahiro cyose kikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abahe umugisha, abagirire neza. Murakoze. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Abataha kure bashobora gutaha, abo dukomezanya reka duhaguruke dusenge. Haleluya.